Pastor Julienne Kamanda niwe ugiye kutugaburira ijambo ry'Imana uyu mugoroba. Mufashe rero guha icyubahiro umwami wacu, uwo ni Kristo nta wundi. Sinzi uburyo ugiye kumuha icyubahiro, sinzi uburyo ugiye kumushimira, sinzi uburyo ubyiyumvamo, ariko mumfashe tumushimire uwo mwami waduzukiye. Ni twebwe abandi yapfiriye. Mwamfashe se tukazamura amaboko yombi. We love you, Jesus. Tugihagaze gato nuko mbona abacuranzi bagiye banza baduhindura. Hari indirimbo twajyaga turirimba kera, murayibuka ariko ya yindi iyo ngiyo iravuga ngo uraba, iravuga ngo wavuye mw'ijuru sa kugeza urapfura none ubu uri muzima namushizwe ijuru. God bless you. Ushobora kwicara Imana ibaha umugisha. Matayo 25. Abakozi b'Imana bari hano, Imana ibaha umugisha mwinshi. Bishops, apostles, pastors, Imana ibaha umugisha mwinshi. Natwe twese nk'abakristo aho twavuye hirya no hino mu matorero kugira ngo tuze kuvuga Kristo gusa. Imana iha umugisha Ben na Chance kuba barayobowe ku mugoroba tugomba kuba dutaramye hano. Isi yose yanyeganyeze, mwabibonye. So natwe turagace gato muri abo bateranye kugira ngo ijuru rirunguruke rivuge ngo harabazi icyo nakoze. Maze kumenya ko uyu mugoroba nzaba ndi hano, at least nafashe umwanya wo kubisengera. Ubundi kuri Pasika tuza dufite ijambo rivuga ku kuzuka n'ibyanditswe bivuga ku kuzuka, numvaga ari byo nzaza nzanye, ariko hashimwe umwuka wera abazi igikwiriye mu gihe. Maze umbwirire uwo muvandimwe mwahuriye hano uti utega amatwi yombi wumve icyo Imana ishaka kuvugana nawe mu minota mike.
Thank you. Bene data, Imana yashyize ijambo ku mutima. Ngiye gukoresha agahe gato kuko ndabizi ko turacyafite ibyinshi mu gikari, ariko ufite wari watangira kubwiriza ufite ngiteki uri sûr ubwo mvuga ngo ufite iki ubizi neza ngo iminota cye ugiye gukoresha n'Imana neza yakubwiye ibyo ugiye kuvuga kandi ifite abo yamaze muraba urimo. I tell you, ntabwo muri busigare kiretse uri bufunga umutima, ariko ufungure iminota sindi gutinde hano. Ngiye gukoresha n'urugero kugira ngo bize kwihuta, ariko ngo nkubwize ukuri, fungura umutima wawe. Imana yambwiye ngo ndaza kwiyereka abantu ko nazutse. Ni byiza ko tuvuga yazutse, ariko afite icyaha nyasaza. Nta mugabo wa pamplaza yaje just gukina imikino. Akine katemba, akine ka filime, ka movie, bamubanda yambaye ubusa, Bibiliya avuga ngo araceceka, ararumira, barakubita atakaza ishusho, Bayibuli twibiri banga ahantu ikavuga ngo yihanganiye umusaraba, ngo kubera ibyishimo yabonaga byamushyizwe imbere. Umva, ntiyita ku isoni zayo. Uzi ko bamubambaga, bakubitaga atareba isoni zawo, ahubwo amaso yamwereka twebwe uyu mugoroba twicaye hano. Yabonaga abashinwa baririmba urera uri mwiza mu kirimi cyabo. Mbashirireho kandi mugize ngo ntacyo nzi, tuzabisubiramo ejo. Akabona abakongomani baririmba mu kirimi cyabo, Nzambe aza malamu sukoze. Abaswahili mu kirimi cyabo bavuga ngo Mungu yu mwema. Abanyarwanda tuvuga ngo vuga icyo ushatse mu rurimi ushatse. Ubu indimi zose z'isi nta rindi jambo rihari uyu munsi, barimo baravuga igikorwa cyaraye imyaka ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi. Umva, uyu mugabo yari azi icyo ari we. Umusore w'imyaka 30 yambara ubusa ku karubanda, utwana tureba, abagore bareba, bajya badukorera ifilime bagahishaho tipe yari imyaka wabibonye 33 ans amanitse ameze atya, batemera ko n'akaboko hasi kajyayo ngo gahishe. Ese ubundi yari buhishe imbere, inyuma, hejuru? Aremera isoni, yari azi icyo ariho. Ntabwo yari filime yamuzanye. Munyemerera iminota mike, ntabwo yaje kutwereka akantu gusa ahita ava hano. Yari azi icyo ariho. Hari uwo yari afite muri we, hari icyo yarebaga agomba gutsinda kitazagutsinda. Hari icyo yari afite. Bibiliya iri clear, yabaye icyaha. Ndibuka nta
umutima uragusha ubwiza wanjye Yesu genda kwihaye yuzuye dore ntacamba gutuza atari ukwibanira izurugo w'isi nurije kubi ege byawe je mu bihe byo gusenga umutima uragushaka kiza wanje Yesu genda kwihaye yuzuye